Uyu ni umuryango wabayeho wishimye kandi umeze neza cyane. Abantu benshi bakwiye kuwigiraho. Uyu mubyeyi iyo bajyaga kuryama igihe cyose ari nijoro, yarabanzaga akegera umuryango we wose. Bimwe mu bibazo yawubazaga akenshi byari bishingiye ku iyobokamana ndetse n'idini ya Islam. Iri joro rya nyuma ajya kwitaba Imana, hari ibiganiro aganira n'abana be, ariko ibi biganiro bikaba byaragiriye umumaro buri muntu wese wari uri muri iyo saro. Yahamagaye umwana we w'imfura, aramuhamagara ati ya bunaya, yewe mwana wanjye, noneho uyu munsi ndagira ngo uze kumbaza ibibazo mbere y'uko ngiye mbikubaza, na barumuna bawe ndetse n'umuryango wanjye uze kumviraho, kandi ibyo bibazo ndashaka kuba ari ibibazo byiza. Muri uwo mwanya umwana yarishimye cyane, aravuga ati noneho nanjye bya bibazo byose nabaga mfite, ubu noneho nabona uwo mbibaza kandi akansubiza. Umwana yafashe ijambo aratangira ati ya abati, mfite amatsiko rwose, kandi n'aba bana bose barumuna banjye bafite amatsiko, ndetse na mama wacu afite amatsiko. Uyu munsi nagira ngo nkubaze ku bibazo byose, ariko ntuze kumbwira yuko uzabinsubiza ejo cyangwa se ejo bundi cyangwa n'ikindi gihe kitari uyu munsi. Rwose papa ndakwinginze. Umusaza wari ufite imbaraga nkeya bigaragara mu maso yabajijwe ibyo bibazo, areba uwo mwana agiramo ubwoba. Yaramubajije ati ya bunaya, ko mbona bidasanzwe, ufite ibyishimo byinshi kandi ufite kumbaza ibibazo byinshi, ndetse nta nubwo ushaka ko ndi bwakuraranye cyangwa se ndi bwakuraremo ideni ryo kugusubiza ibibazo by'ibisubizo byawe wifuza. Umwana ati nibyo papa, kandi ndakwinginze rwose uyu munsi uza kunsubiza ibibazo byose ndi bwakubaze, kandi kwibaza ibibazo rwose bikeya bidashoboka kuba wambwira ko uzabinsubiza ejo cyangwa se ejo bundi. Umubyeyi yahise yikoza mu cyumba, aragenda ku musego we yabaga akunze kuba afiteho Korani, arayizana arayirambura, abwira wa mwana ati ya bunaya, iba witonze gake, ibibazo byawe ndabona ufite amatsiko menshi yo kubibaza, ariko rwose iba witonze. Umubyeyi yafashe Korani ararambura. Ku rupapuro rwa mbere habanza surat al-Fatiha, mwese murabizi. Yarayisomye arayirangiza, umuryango hafi ya wose bavuze amina, ari no kubona rwose bose uwo munsi mu buranga bwabo bwari bwijimye cyane, bababaye ariko bafite n'ubwoba. Hanyuma wa mwana w'imfura aratangira ati ya abati, ese wasoje ntangire kukubaza ibibazo byanjye, ko nabiteguye igihe kinini cyane, ko ntari bwarinde kujya kwandika cyangwa ahandi hantu nabishaka, narabiteguye rwose, mpa akanya maze ubundi mbikugezeho. Umubyeyi umusaza wari unaniwe bigaragara yaravuze ati mwana wanjye, egera hano imbere maze utangire umbwire ibyo bibazo byawe, kandi ndakora ibishoboka byose. Nyagasani yanyorohereje, ndaza kugusubiza kandi ntakoresheje amarangamutima yanjye. Umubyeyi ati ya bunaya, ngaho utangira rwose umbwire. Umwana yaratangiye aramubwira ati papa, wigira ubwoba, ibibazo ndi bwakubaza ni ibibazo rwose twese twibaza nk'abanyarwanda, haba n'abanyamahanga, Afurika ndetse na Amerika, Aziya n'ibindi bihugu byose. Abana twese turabyibaza kandi tuba dushaka ibisubizo byabyo. Umubyeyi aramubwira ati mwana wanjye rwose ntangiye uri kunindira, ngaho utangira umbaze. Umwana ati papa,
ati ntakora iki, ati kugira ngo mbe ndi umutsinzi hano kuri ino si, kugira ngo nzatahukane intsinzi kuri ino si, papa nakora iki? Ati ikibazo cyanjye wacyumvishije, nakora iki kugira ngo mbe umutsinzi hano kuri ino si? Umubyeyi yahise amureba mu maso aramubwira ati mwana wanjye, ndagira ngo unege amatwi wumve. Umwana ati naam. Umubyeyi abivugana agahinda gakomeye ndetse afite imbaraga, yafashe intebe yari yicayemo yayikomeje, aramubwira ati mwana wanjye, ndagira ngo niba ushaka kuba umutsinzi hano kuri ino si, uzamenye ijambo la ilaha illallah, kandi uzarusobanukirwe maze uzarishyire mu bikorwa. Umwana ati se papa nta kindi? Ati uzarifate urizingatire kandi rijye kunyuramo buri munsi mu matwi. Uzagera ahantu none, uzegera ahantu havugirwa iryo jambo, uzaba uri umutsinzi hano kuri ino si. Umwana ati papa, ntabwo ibyo bikomeye rwose, nta nubwo bigoye, nzitwara harika nzirinda kandi nzabishobora. Hanyuma umwana ati papa, ariko mfite n'ikibazo cya kabiri. Umubyeyi ati nabahaye ubwisanzure, cyane cyane wowe w'imfura, ngaho rwose bariza barumuna bawe, umwanya urawufite kandi uhagije muri iri joro ryose. Umwana ati ya abati, none se ni iki nakora kugira ngo njye mura nishimye kandi nkanezerwa kubona ibibazo by'ino si? Abantu bose basigaye birirwa bashaka umutuzo n'umunezero, ariko bakabona hafi ya nawe. Papa yahise asubirana ijambo nanone, aramubwira ati ya bunayya, ese niba ushaka ibyishimo hano kuri ino si, ugashaka umunezero, wabiburiye he? Ati yewe mwana wanjye, icyo ndagisubiza nihuse. Ati kandi uzakurikize imigenzo, ukurikize na gahunda y'intumwa y'Imana, Imana imwishimire, hanyuma icyo gihe uzabona umunezero hano kuri ino si, kandi uzagira uburanga buhebuje muri rubanda. Umwana ati papa, nanone aho ngo ndahasobanukiwe. None se papa, ati ikibazo cya gatatu, ati none se nakora iki? Papa, nakora iki kugira ngo nzishimirwe n'Imana, kandi Imana ingire mu banyacyubahiro, kandi kuri ino si nzabeho nitwa umunyacyubahiro? Papa atazuyaje ati yewe mwana wanjye, niba ushaka kubahwa ndetse n'icyubahiro, nta kindi uretse kubaha Qur'ani. Uzafate Qur'ani uyifate nk'umuhagararizi wawe, kandi uramenye ntuzatererane Qur'ani, uzabe mu bantu ba Qur'ani. Umwana nyamara yatangiye kwishima cyane, aravuga ati ya abadi, ntabwo ibi byose urimo kunsaba ndi kumva hari ikigoye kirimo, kubera ko na mbere hose narabikoraga. Hanyuma umwana ati ariko papa, kuko wampaye ubwisanzure, reka nkubaza n'ikindi kibazo, mfite n'ikindi kibazo cya kane. Ati none se ya abadi, ni iki nakora kugira ngo umunsi wanjye ujye ugendekera neza? Kugira ngo umunsi wanjye numve ko nishimye, nagendekeye neza, nzakora iki ya abadi? Uwo mwanya umubyeyi wari utangiye kugira uburanga bwishimye cyane, atangiye kumva yuko abana be byose byibura hari icyo bazasigara batekereza kandi banakora. Umubyeyi yamusubije yitonze ati mwana wanjye,
ese urashaka kumenya ikintu kizajya gituma umunsi wawe ugenda neza kandi ukirirwana n'inshuti zawe umeze neza? nta kuzuyaza aramubwiye ati yewe mwana wanjye, uzakora ibihagararo bya nijoro, numara gukora ibihagararo bya nijoro ubyuke wenyine abantu bareba cyangwa se batareba, maze usingize izina rya nyagasani wawe. numara kubikora ugende usari amasengesho y'itegeko. ibi ngibi bizaguha akanyamuneza kandi uzirirwa umeze neza muri rubanda, isura yawe izaba iri gushashagirana kandi ibengerana. ibi ngibi nubikora ku murongo nk'uko mbikubwiye mwana wanjye, Imana izakwishimira hano kuri ino si ndetse no ku munsi w'imperuka. Umwana ati papa, wansubirije rimwe n'icya gatanu se nibazaga? Papa yahise areba mu maso bw'uwo mwana arabyishimira cyane, abanza kubaza umuryango we ati mwebwe muri kubyumva ute? Bose hamwe ati papa, rwose natwe ibyo bibazo wari kutubaza, iyo uza kutubaza twari kukubaza ibyo bibazo natwe twese, kuko twe tumaze igihe kinini cyane tubyibaza, ariko tukabyibaza nk'abana kubera ko tutari twakabona umwanya wo kugira ngo tukubaze, ahubwo wahora gutubaza gusa. Wa mwana yabaye nk'abari kumutindira, arongera arabaza ati ese papa, nanjye nakwishimirwa nkakundwa nkaba umutoni ku Mana kugeza hahandi nzajya nyisaba n'icyo nshaka cyose maze ubundi ikacyima? Hanyuma ati papa, sinshaka byinshi, ariko icya mbere njye numva nshaka ni ubuzima bwiza. kubera ko niba mfite ubuzima bwiza, ino si nzayibaho kandi nyibaho igihe kinini, kandi ninshyira mu bikorwa byose wambwiye nzaba ndi umumaro, kandi umuntu w'umumaro isi iba imukeneye. nanjye ndashaka ko isi izankenera cyane kandi igihe kinini. se none papa, ni iki kintu nakora kugira ngo nzabone ubuzima bwiza hano kuri ino si? Papa ati ubajije ikibazo cyiza cyane. Iki kibazo iyo uza kugiheraho byari kunshimisha, atariko uko Imana yagiye gushoboza wagiye umbaza ibibazo byiza kandi nabyishimiye rwose mwana wanjye. Papa yahise amusubiza ijambo riremereye cyane nawe wakumva, nubwo byoroshye bwose ariko biragoye. ese wowe ubikora ryari? ubikora byagenze gute? Papa yaramubwiye ati mwana wanjye, uzajya usenga, numara gusenga ayo masengesho nakubwiye, maze ubundi ku wa kane, ku wa mbere, izo ni suna za Rasulu sallallahu alayhi wa sallam, ati uzajya ubikora umwigana, ati uzabona ubuzima bwiza hano kuri ino si, kandi ubwo buzima buzakuryohera rwose. ujya wigomwa ibyo kurya byawe byo muri ino minsi yagaragajwe muri Quran ndetse na Hadith. Umwana ati papa, rwose uransobanukiwe kandi uranzi, ibi byose nzagerageza ibishoboka byose kugira ngo mbyumve kandi nabyumvishe barumuna bawe. Barumuna banjye abenshi usanga badashyira mu bikorwa tawhidi, kandi na mama wanjye nzakora ibishoboka byose kugira ngo azaba ari umutsinzi hano kuri ino si, kandi Mana uzamfashirize umuryango wanjye, harimo n'ababyeyi banjye. Papa yarishimye cyane. Papa afashe ijambo arabwira ati rero niba nta gisigaye, ngewe ubwanjye nakwigira kuryama maze mukansomera iduwa, tugasoma iduwa muri rusange, tukajya kwiryamira, hanyuma ibindi byose tukiragiza Imana, kubera ko Imana niyo ifite roho zacu twese mu biganza. Papa ariko ntiyarekeye aho ngaho, yahise abaha intashyo ndetse abaha mesaje nziza iri bwabajyane mu buriri kandi bakanabitekerezaho. Yarababwiye ati ya abad, yewe papa, ti
noneho duhe rya jambo ryawe ujya kunda kutubwira buri uko tugiye kuryama. Papa ati ya bunayya, ati nanone ndabibutsa ko mugomba gutinya Imana, kandi muramenye ntimuzajye mu bapfumu, abarozi ndetse n'abandi bakorana n'imyuka mibi, shayitani. Ati kandi yemwe bana banjye, ntimuzigere mucirira amajini ngo mukorane nayo, kubera ko nayo ashobora kujyana mu korama. Muzabanire neza abaturanyi, kandi muzakosore icyiza ikibi maze mugitera umugongo. Muzabanire neza umuryango. Bana banjye, ndabakunda, muzubaha ababyeyi banyu, kandi muzubahe mama wanyu. Nanjye ubwanjye mujye munsomera iduwa naba ndiho cyangwa nariho. Dore niyo magambo ya nyuma yaherutse uwo musaza mu gitondo inkuru zabaye izindi. Iki ni ikiganiro cya nyuma cyabaye cy'inkuru y'umwe mu bayisilamu beza Imana yari yarahaye inema. Iyi ni episode ya mbere, tuzagenda dukomeza uko Imana izadushoboza. Njye nabagezaga ino nkuru nitwa Bizimana Hussein. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Islam yacu